mukuru mwami w'igitangaza mwami mana mwami ukomeye kuri uyu munsi wawe mwami ku munsi w'akazuba keza ku munsi wa pasika mwami turagusabye mwami ibi nibyo byifuzo byacu mwami turagusabye guha abahora abanyarwanda gufasha abanyarwanda ubwoko bwawe mwami ubu umwungeri w'abanyarwanda mwami umwungeri w'abana bawe mwami basigaye bameze nk'intama zabuze umwungeri nuko rero tubisabye dukomeje kuri uyu munsi wa pasika umunsi wawe umunsi wacu umunsi akazuba kava imvura ikabura yanagwa akaba ari yayindi yawe mana imwiza kudufasha ikadukura mu butayu mana bumwe dushyirwamo n'abana hari intama mbi zimwe zayobye zikigira intare mwami uzirebe nazo ziriya ntama zawe mwami zayobye zikigira imbogo nka ziriya nka zaba bamporiki abariya bode mwami bariya bose ubabwira uti murebaho shefu wanyu yaciye murebe inzira yaciyemo dore naho ajya gutya akagenda agapfa akabura n'umurangisha akabura n'umuririra mbese ngayo nguko umwami ukomeye kuri uyu munsi rero mwami gitare tukaba twongeye kugusaba ngo amadayimoni yose mwami amadayimoni imyuka mibi yose mwami imyuka mibi ya ihangane imyuka mibi yazanywe na bariya bantu mwami imyuka mibi yazanywe na polo imyuka mibi yazanywe na nineti imyuka mibi yazanywe na evode imyuka mibi yazanywe mu rwuri rwawe mwami mu rwuri rw'intama zawe mwami iyo myuka mibi ikazanwa n'abandi bose b'inkomamashyi babo iyo myuka mibi turayirukanye mu izina ry'umwana wawe kizito mwami ukomeye nuko rero twongeye gusaba mwami twongeye gusaba mu izina ry'umwana wawe kizito twirukana abadayimoni bose bari baje kubohoza intama zawe mwami bakazereka iby'inyuma gusa mwami bakazereka amavuta meza gusa bari baje bisize mwami bakaza bitwaje akarimi keza mwami bitwaje ingendo nziza mwami bitwaje amatwi yo kubeshya ngo barumva ariko mwami nta na kimwe bumvise nuko rero mwami twongeye dusaba tuti mwami aba bantu nibari abantu nibari amadayimoni nibari imyuka mibi turayirukanye mu izina ry'imana kizito turayirukanye dukomeje tuyirukana kuri uyu munsi wa pasika mwami ukomeye mwami w'igitangaza mwami wera mwami ukomeye ni wowe ukomeye kurusha polo ni wowe ukomeye kurusha kagare ni wowe ukomeye kurusha ninete mwami ni wowe ukomeye kurusha bode mwami ni wowe ukomeye kurusha bamporiki mwami ni wowe ukomeye kurusha buriya wirukana abantu muri za kangondo n'ahandi hose watesheje abantu umutwe mwami ukomeye ni wowe ukomeye ni wowe uruta ukaruta bariya birirwa bafunga abantu ku manywa y'ihangu isi yose igaceceka n'abapasiteri bawe bagaceceka mwami ntagire uvuga bose ngo batinye urupfu batinye kuvuga ngo bakabirenza mwami ukomeye turagarutse imbere yawe kuri uyu munsi wa pasika kuri uyu munsi w'akazuba keza waduhaye kuri uyu munsi urumuri rwiza wiyemeye mwami ukomeye tugarutse tugusaba ngo wirukane bidasubirwaho imyuka mibi iri muri kiriya gihugu iri muri buriya bwoko bwawe wiyemeye muri ziriya ntama zawe z'abanyarwanda nuko turabisabye mu izina ry'umwana wawe kizito dusabye ko wirukana imyuka mibi bariya bose abafunga bakica bakagira nabi bagatoteza idamange mwami utoteza idamange ashaka kumugirira nabi urabizi ko idamange intwaro yonyine afite ni igitabo kirimo ijambo ryawe mwami icyonyine nta mbonde irimo mwami nta mazi yica mwami arimo nta gafuni karimo mwami ndetse muri kiriya gitabo cyawe mwami nta n'amashuka arimo urumva mwami rero tukaba dusaba mu izina ry'umwana wawe kizito buriya ntwaro waduhaye itumarire umumaro twamaganye abaza noneho umuntu arambwira ati kagame buriya nyina ntabwo bacaga rumwe ati yamufataga nk'umwana w'ikirara nyine wananiranye baho ikindi buriya ngo wahegera ngo nyina ngo yigeze kumutuma ikaramu ngo yandike ngo nimero y'umuturanyi noneho undi kugira ngo yemeze n'ikaramu azana agafuni utwo dufuni rero sinzi nta muri cyo mutuziho nuko ngayo noneho rero n'akandi kihutirwa kari kagezweho umunsi umwe ngo bagiye mu munsi mukuru urabona ko yari nagira atya uriya misoro y'abaturage agafatamo project prive akajya nko muri Amerika n'urugero rero ngo hari aho yagiye hakurya agiye gusura mwene wabo w'umukire noneho ngo igihe cyo kujya muri pisine urabona ko abakire nyine bagiye basaba
Vennligst gi meg beskjed hvis Paul Kagame er virkelig ferdig. Bortsett fra de som sier Paul Kagame er død, er det mange rwandanere rundt om i verden som klager over at det ikke er mat. Rwandens krever en ekte president, fordi de antar at den lovte presidenten Paul Kagame ikke lenger er det. Rwandens er sint, for å søke utdanning av sine barn ble myrdet frivillig av gangstergruppen består av RPF. Rwandens er sint, for at de er lost i sine hjem uten mat. Rwandens sier de ønsker fred og ingen skyskrapere, fordi bygninger ikke kan spises. Rwandanere har krevd sin bevegelsesfrihet i fare i årevis. Rwandens ønsker å gjenvinne sitt forhold til de nærliggende trinnene, som Kongo, Uganda, Burundi, Kenya, Tanzania og andre. I dag er alle disse grensene stengt. Dette har pågått i flere år. Rwandens finner at verden har vendt et blindt øye til alle disse urettferdighetene som skjer i Rwanda og Kongo begått av Paul Kagames parti. Vi trenger lyset som kommer fra deg, for i dag har Rwanda blitt det største fengselet i verden. Alt RPF-gangstergruppen forteller deg galt. Paul Kagame å skape et nettverk av utenlandske relasjoner langt fra Rwanda for å skjule det grønne fra verden. Rwandanen er i ekstrem konflikt med nabolandet. Rwanden er i fare. Folkene i landet langt fra Rwanda er panikk at Rwanda er den afrikanske Singapore, men alt dette er falskt. Du tror sikkert at Rwanda er bra, fordi du ber om det til applaus av RPF-gjengen Paul Kagame. Vennligst ikke se på den fasaden. Kagame tror dere er idioter. Han viste deg at fasaden pynter med sin arroganse. Vær så vennlig. Dele denne videoen for å stoppe multinasjonale fra den endeløse vold og drap i Kongo. Multinasjonale går gjennom Paul Kagame og gå til Kongo. Rwanda må ikke være en bro for å legge til rette for aseksuell vold og drap i Kongo. Takk for ditt Gerüchte. Mehrere Informationen weiter im Umlauf, dass Kagame gestorben ist. Mehrere YouTube-Kanäle leugnen weiterhin die Existenz von Paul Kagame. Ist er wirklich tot? Was ist, wenn es so ist? Oh mein Gott. Aber viele Leute sagen auch, dass sogar Paul Kagame zu den Lebenden zurückkehrt. Sie würden ihn nie wieder als ihren Präsidenten ansehen. Es gibt Leute, die sagen, Paul Kagame sei ein Mörder. Dass Paul Kagame das ruandische Volk tötet und weiter tötet. Und auch, dass Paul Kagame Ruanda verkauft. Paul Kagame ist die Ursache des endlosen Konflikts im Kongo. Paul Kagame soll alle Leute entführen, die nicht mit dem einverstanden sind, was er tut. Das ist schockierend. Wenn Sie mehr Informationen haben, bitte informieren Sie mich, wenn Paul Kagame wirklich beendet ist. Abgesehen von denen, die sagen, dass Paul Kagame tot ist, gibt es... Can you check